irinde gukururwa n'ibyo ubona bigezweho. Petit frere, usamira byinshi ukabura na duke wari ufite. Petit frere, irinde kwifaranga rya kwibagiza uwuriwe. Petit frere, nyuma ya byose uzajye wibuka kuzaba umugabo. Ngiye gushyira hanze indirimbo mu minsi iri imbere yitwa Knowless na Clement, izaba ari mvugo nyerure nakumwiza wamogoje umutima shengewe mwiza wanjye. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe urimo gukurikira Yose TV. Ndatekereza ko umeze neza, nawe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Nk'ibisanzwe rero ndi niyo nkuru Karine, ariko nanone ndakwibutsa niba ari ubwa mbere udusuye, ari ubwa mbere ubonye ino channel ya Yose TV, ntugende udakoze subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana nawe gatanu kuri gatanu. Aka kanya rero nakiye umutumirwa mushya musanzwe mumuzi, ni King Mind. King Mind bimeze bite? Ameze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye pe. Mwe mumeze mute? Natwe ni fresh biracamo nta ribi. Yes. Ndabona umeze neza, urasa neza, cameraman abifashemo, hasi hejuru ibintu ndabona uri ku cyangwe gikabije. Murakoze cyane. Yego. King Mind bimeze bite ubu ngubu muri iyi minsi uri muri iyo situation nk'umuhanzi? Bushize twaraganiriye abashije kubona ikiganiro cyawe wagiranye na Jabo, ubu ngubu noneho bimeze bite uri muri iyo situation? Unava ko situation imeze neza, nazamuye mu bana n'abafana banjye. Ubushize wa gatandatu washize twarahatwitse. Umuntu wari uhari icyo nzi neza nuko ubu ndi guhura n'umufana wese akambwira ati King Mind ni wowe. So navuga ko meze neza muri ino minsi. Yego. Ati meze neza. Hari ikigoma gishya se cyangwa icyo nabwira abafana nuko nyuma ya Petit Frere mfite project nshya ndi gukoraho. Audio birasa naho yarangiye, video nayo turimo gutegura shooting muri ino minsi. Bitegure ko hagiye gushya, nicyo nababwira. Yego. Ati mwitegure nyamureka abakunzi ba King Mind, tukuri inyuma cyane. Ongera twibutse neza ahantu turakora ibikorwa byawe, YouTube channel yawe. Ni King Mind. Byonyine wanditsemo King Mind Petit Frere utuyibona, tugafatanya kuryoherwa nayo. Yego. Ariko se njye mfite ikibazo wenda nakabazo gato. Uretse nyuma ya secular music, gospel ntabwo nta kintu bitekerezaho? Gospel music nabanje kuyikora mbere yuko ninjira muri secular, ariko nyuma naje kujya muri secular, ariko bidakuyeho ko aka gospel song umuntu ashobora gukora ashima nk'Imana, kuko Imana niyo byose, mbere na mbere Imana ubundi. Yego. Nk'umuntu w'umuhanzi n'ubundi birumvikana ubuhanga, kandi ibyo guhanga ntibyanabura ku Mana byo aba ari byinshi. Yego King, nakongera nkatekereza nti se wenda ko watinze kuba waduhinda injyana yawe byagenze bite nyuma ya Petit Frere? Ntabwo biba byoroshye kugira ngo projet uyitekerezeho uyikoreho bikunde. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ntabwo ari ibintu wahita utekereza ako kanya ngo bikunde. Biba bisaba ubushobozi, amafaranga, biba bisaba kubanza kubitegura kugira ngo ukore ikintu cyiza. Kuko icyo nemereye abafana banjye nuko nazongera kubaha ikintu kitari cyiza. Yego. Bafana ba King nyine murabyumvishe, ariko nyine umuntu urebye ikiganiro bwa mbere utararebye kiriya cyashize, kuri Petit Frere gira ikintu tubwira nyine, urumva turabikeneye rega. Yego. Petit Frere umuntu ushaka kuyibona neza ajye kuri YouTube channel, ariko Petit Frere, irinde gukururwa n'ibyo ubona bigezweho. Petit Frere, usamira byinshi ukabura na duke wari ufite. Petit Frere, irinde kwifaranga rya kwibagiza uwuriwe. Petit Frere, nyuma ya byose uzajye wibuka kuzaba umugabo. Petit Frere, muvandimwe. Wow, waranahatwitse cyane muri weekend yashize narabikunze.
ati Petit Frere nta bantu bajya bakwitira Petit Frere ngewe nkikubona bwa mbere ndumva no kuri nimero wananditseho Petit Frere. Abantu benshi banyita Petit Frere, abantu benshi banyita Petit Frere ko hari abamenye kubera Petit Frere. So niyo yaba umwana muto imyaka 5 akamagara Petit Frere nditaba. Kuko ndi Petit Frere w'abantu bose. Yego. Ni byiza cyane kandi wanavuze uti mbateganyirije ibyiza imbere mushonje muhishiwe. Gira ikintu ubwira bagenzi bawe urumva ugire message ubaha. Nyine urumva umunsi ku munsi hari situation umuntu agenda anyuramo nawe wavuze uti wenda kuba ndimo gutinda niki tanga message. Message ku baririmbyi nka bagenzi banjye nuko igihe cyacu kizagera. I know ko igihe cyacu kizagera. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Igihe kizagera kandi tuzabikora. Never give up. Ushobora gukora song ukabona nta kigenda, ariko icy'ingenzi nababwira mbere yo gushyira hanze indirimbo umuntu aba akwiye kumakinga sure ko iyo ndirimbo koko iri kuri standard, ifite karite yo kuba abafana bayikunda, hanyuma tugahereza abafana ibintu byiza bakabikunda. Njye abafana banyembijeje ko ntazongera kubaha ikintu kitari kuri standard. Ibyo byo narabihize kandi nzajya mbibakora. Niyo mpamvu habayeho kumarara y'amezi ntarashyira hanze indirimbo nshya. Bijeje ko song ngiye gushyira hanze hazashya pe. Yego, ntibazangiye kuri bo bakore subscribe kuri YouTube channel ya King Mind ku buryo tuzaba turi kumwe bakajya babona ko nakoze ikintu gishyashya. Yego. Petit Frere. Yego, abenshi nyine abazi King Mind n'ubundi tukuzeho kuri Petit Frere. Uratekereza ko ku yindi ndirimbo uzasohora bitazakugora cyane kuba nayo yagira nkaho Petit Frere igeze se? Ntabwo bizangora kuko mparanira gukora ibyiza kuruta ibyo nakoze mbere, kandi iyo ndirimbo izaba ni nziza kuruta Petit Frere, ndabizi neza. Yego. Ariko King Mind nabonye ibihe n'abantu biragoye, hari uburyo ushobora gusohora indirimbo ifite message nziza cyane ariko ntibe yatera imbere kurusha indi wenda mbere wasohoye. Ibihe n'abantu sometimes biragoye. Ibihe n'abantu biragoye, niyo mpamvu ugiye gukora ikintu ureba ikiri bugirire societe umumaro ku ruhande rumwe, ariko nanone icyo societe yose iri bwibonemo. Kora indirimbo umusaza arumva, umwana arumva, indirimbo bashobora kumva mu birori, indirimbo bashobora kumva mu tubari, indirimbo bashobora kuba wakumva mu byumba baryamye. So rero iyo ndirimbo ni imbera byombi, umusaza, urubyiruko, umwana, umusore azayikunda. I know. Iyo song yenda reka nyikomozeho gato kugira ngo nubwo yenda igihe kitaragera ariko nse nkubateye amatsiko. Iyo song nayise Knowless na Clement. Yego. So rero ndamya nashidikanya ko umuntu uzabasha kuyibona azayikunda, ndabizi neza. Yego. Ntabwo turabyinjiramo cyane, dushonje duhishura igihe uzayishyira ku karubanda, twese tuzayireba kandi ndatekereza ko tuzayikunda. Yego. Hari umuntu ukurikiye Yose TV afite impano y'ubuhanzi, yifitemo impano, ariko kubera ibintu birunaka barimo kumuca intege bati ntago byavamo, urabona watera imbere ute nta kofu ufite. Gira ikintu mubwira. Nigeze kumva ku bantu bakunda football, nigeze kumva bigeze kubaza Haruna Niyonzima umukinnyi wa AS Kigali kunda kwita Kambandaro. Baramubajije ngo iby'ikipe ye kuba AS Kigali nta bafana ifite, yarasubije ngo ikipe yishakira abafana, ntabwo abafana bashaka ikipe. So rero umuntu ufite ikibazo cyo kuba bamuca intege ibintu nk'ibyo we nakore, kuko ibikorwa biravuga bikemeza umuntu kabone niyo yaba atemera. Umuntu atangira atabyumva ariko birangira gufana. Icyo we nafakasinge ku bintu bya making sure ngakoze ikintu cyiza kandi ntacike intege, abafana bazizana. Hari umuntu ukora ikintu akumva yuko nimba gikoze uyu munsi ejo ahita aronka amafaranga, ahita abona inyungu, kandi burya biba bigoranye kugira ngo nyine uve kuri step umwe ujye ku yindi utangire kubona profit nyinshi mu kintu cyawe urimo, bisaba igihe, nyine biba bigoranye. Nawe ugira ikintu bivugaho. Music rero yo ni business, ngiye nyifata nk'ariyo business ihenze cyane, kuko kugira ngo music itangire kwinjiriza uba warakoze bifatika, uba warakoze urasitaraguringa umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane. So rero winjiye muri music uvuga ngo ngiye gukora indirimbo eje mpa amafaranga, ntushaka kurege kwivuna. Kora
ariko nanone akenshi ubikoreshwe na passion, urukundo ukunda uwo muziki, uko bizagenda biza uzahembwa. Kandi icyiza cya music iyo itangiye kuguhemba ni nk'imvura y'imigisha ibikugwaho, ubona inyungu gusa ntabwo wongera guspendinga. So rero nkatwe tukizamuka turavunika, ariko tuzi neza ko hari igihe kizagera bigacamo. Yego. Ati igihe kimwe bizagera ibintu bigende neza. King Mind arabivuze cyane. King Mind, abantu bafite impano y'ubuhanzi muri iki gihugu ni benshi cyane, abahanzi ni benshi cyane. Hari ukuntu umuntu azamuka abantu bakamuca intege bakavuga se abahanzi ko ari benshi ko baririmbye wowe uzamutse nkandi. Yego, nacyo gira ikintu wabivugaho. Nibyo nahoze mvuga nakomojeho mu kanya. Wowe urukundo ukunda ibyo bintu rukoresha, bikore ko ubikunda. Nanone njya numva abantu bavuga ngo wowe ngo nibagira itunga inyama imbwa zizana. Niko biba bimeze, uvuga ngo wikora tu focusinga ku kintu cyawe, making sure ko wakoze ikintu cyiza. Ndahamya nashidikanya ko bazizana, kuko uriya wese babona tufate nka Bruce Melody, ni umuntu twemera mu Rwanda, ariko yarastruglinze igihe kinini cyane, uburyo yatangiyemo nta nubwo twe dutangira nkawe, nkuko we yatangiye bigoye cyane bikomeye. Ko Bruce Melody yatangiye ari umuraperi bigoye, ariko aho tugeze aha ngaha buri wese aravuga ati Bruce Melody cyakoze, why not ejo King Mind batazajya bavuga ngo cyakoze. Kandi iyo niyo pasi yanjye, ndifuza ko ejo cyangwa ejo bundi bazavuga bati King Mind cyakoze. Yego. Ati King Mind icyakoze. King Mind, turi kumwe n'umuhanzi, ntabwo ibikorwa biraza kuruta amagambo. Gira indirimbo ikujemo nyine, urumva nk'abakunzi bacu nyine dukomeze twumva ibintu byawe, mwimerere wabyo, uraduye yawe cyangwa iyo utekereza nyine kugira ngo tumeze turyoherwe. Murakoze. Nakuze nkunda umuhanzi witwa Ivry. Akiva ku Nyundo atangira music naramukurikiranaga, naramukundaga cyane. Natwangiye kurimba ku ndirimbo ye yafatanyije na ya korali niba yitwa Christ Regine, sinzi ukuntu bayita, nandi bumuntu. Nzajya nguhunda imivugo numwe mwiteka n'uduhozo, tetuneteze nejo bundi ungezeyo, shengewe mwiza wanjye. Nzajya nguhimba utuzina tuzira inenge mu mvugo, nyerure nakumwiza wamogoje umutima, shengewe mwiza wanjye. Wow, ati mwiza wanjye. Kima, ntabwo twasoza. Mbere yo gusoza, gira ikintu ubwira umuntu wese udukurikiye. Tuzi ko wenda dukurikirwa n'abantu bagiye batandukanye, abato, abana, ababyeyi. Tanga message ubundi dusezere. Mbere yo kubwira abafana abakurikiye Yose TV, kamanze mbwira abafana banjye, ngiye gushyira hanze indirimbo mu minsi iri imbere yitwa Knowless na Clement, izaba ari nziza. Muntu ukurikiye Yose TV, kora subscribe kuri YouTube channel ya King Mind. I promise ko indirimbo izaba ari nziza, nutayikunda ngiye uzabimbaza. Then kindi kora subscribe kuri Yose TV, kuko ni channel ifasha abahanzi kuba bagaragaza icyo bashoboye, kubakoresha ama interview, kandi mwumvise ko bafite amafoto meza cyane. Waba ufite ikishawa runaka, ikirori runaka, baragufotora kandi bikagenda neza. Kora subscribe kuri Yose TV, hanyuma unakore share. Hanyuma ikindi ndabakunda kandi muntu uri kureba Yose TV, icyo waba ukora cyose shyiramo imbaraga, bizagenda. cyane nko ku bahanzi bakizamuka nkanjye, shyiramo imbaraga, ufocusinga ku tuntu twawe, making sure ko ukoze ikintu cyiza. Ndabizi neza ko Imana izaba mu ruhande rwawe. Yego. Arakoze cyane. Ati Imana izaba mu ruhande rwawe. Kimba, ndagushimiye cyane uburyo wafashe umwanya wawe maze ukitabira ubutumire bwacu hano kuri Yose TV. Nanjye nshimiye Yose TV cyane, n'ubutaha nibantumira nzaba mpari pe.
hanyuma ikindi nababwira uretse YouTube kuba nitwa King Mind, Instagram nitwa King Mind Official, Twitter ni King Mind Official, Facebook ni Ernest King Mind. Bankurikirane kugira ngo tujye tuba kumwe bamenye ngo King Mind wadufitiye iki cyane ko nabasezeranije ko ntazongera gutuma hashira amezi 2-3 narashyira hanze indirimbo nshyashya. Murakoze cyane. Murakoze cyane King Ma. Mu Kinyarwanda bati imvura igwa nisubira, turatekereza ko n'ubutaha uzagaruka rwose ni karibu. Yego. Yego. Bakunzi bacu nkuko nyine mubizi niyo Talent Talk tugenda tuganira n'abanyempano bagiye batandukanye tukumva urugendo rwabo iyo bava iyo bajya maze tugafatanya nabo urugendo. None ufite inyunganizi igitekerezo watwandikira muri comment kugira ngo umunsi ku munsi nyine tubane ibintu bigende neza. Thank you.